ndagira ngo munyumvire aya mashimwe y'ubuswa. Uyu muntu arashima ko pasiteri yababwiye ngo basengere ngo abanze babo bapfe, nawe ngo arangije aramufata aramuniga ngo umuntu wari waramurogeye, ngo amaze kumurogera ngo uwo muntu ngo none mu gitondo ngo yapfuye. Ukibaza mbese aya mashimwe amariye iki Imana? Aya mashimwe niki yafasha abaje kuyumva? Ese aya mashimwe arigisha urukundo ko Bibiliya ivuga ngo usengere abanze bacu barame? Ese mu by'ukuri ibi nibyo nababwiye byitwa entertainment gospel, donc gospel yo kurema ibyishimo mu bantu gusa bakinezeza ariko batanezeza Imana. Ibi bintu nta shimwe ririmo rifatika ryagira icyo rimarira Imana, ariko ngira ngo mubyumve hanyuma dukureho ubujijo n'ubuyobe. Mwumve. Shimira Imana ubugira kane ku munsi wa kane. Uwo munsi sindawibuka mu masengesho yo kuwa kane umukozi w'Imana avuze ati umuntu afise umurozi yamuzengereje namuniga mu kimenyetso cyo kwizera. Ndavuga ati hari umurozi yatumye mama nyanka anyirukana nja kuyerera. Ndasubira ndavuga ati Mana niba utabara ndakwinginze uyu murozi umwice. Ndashimiye Imana naje mu gatondo bavuga ko bagiye kumuvuba. Imana nishimye, Imana nishimye. Ndashimiye Imana ubugira kandi ndashimiye Imana amasengesho yapfuye bamuhombye. Ndashimiye Imana, ndashimiye Imana bamuhombye n'umurozi wo mu kiruga yikana. Umurozi arapfuye, tukabyina tukishima, abandi bari mu rusengero ati yo tubonye Imana ikora. Ariko ibisi by'Imana ishaka, ijambo ry'Imana riravuga ngo usengere abanzi bawe barame. Ibyo bakwanga bashobora kuba bariho agutesha umutwe, abatishimiye kubaho, ariko ntabwo utegetswe kubasengera kugira ngo bapfe. Iyi Mana yica bamwe kugira ngo unezeze abandi. Sinzi niba yaba ari Imana ifite ubutabera, ko Imana yacu igira ubutabera budusaba kwihanganira n'abatwanga. Kuko ngira ngo Yesu yatanze urugero igihe baza kumufata, Petero aca umwe mu basirikari bari baje kumufata ugutwi. Yesu aramubwira ngo usubize inkota yawe mu rwubati, urugamba turwana si urw'umubiri. Ugutwi Yesu agusubizaho. Rero dufite ikibazo cy'ivugabutumwa ririho none rigira ngo rinezeze bamwe kugira ngo bagire ibyo batanga byinshi. Abantu bagakunda pasitoro, bagakunda umuhanuzi, bagakunda umuvugabutumwa kuruta gukunda Yesu, ku buryo ashobora no kubaroha no mu cyobo ntibabanze bareba kure cyangwa ngo bahumuke mu maso yabo barebe. Ari nayo mpamvu tukwiye gusenga dusaba Imana ngo Mana duhumura amaso, tumenye isi turimo, tumenye ivugabutumwa turimo iryo ari ryo. Ntabwo rwose biriya bintu birimo fanatisme, gufana kuriya ntawe bihuriye n'ubutumwa bwiza, nta n'icyo bimariye Imana. Rero cyane cyane ibintu tuzagenda tubisanga mu bihugu byacu bya hano muri Afurika, kuko ni nayo mpamvu byoroha kugira ngo abantu baturindagize, kuko ntabwo dufata umwanya